ni igihugu kibitse amasezerano, ni igihugu Imana yisigarije kugira ngo izagaragarizemo imbaraga zacu, cyangwa ni nk'ahantu Imana izongera gutura ikumva ko ituye ahantu i Burundi. Yego, navuga ngo ni igihugu Imana yasigaje izongera ikerekanaho imirimo n'ibitangaza. Ariko njye numva perezida wabo avuga ko n'ubundi Burundi ari Eden. Wenda babyumve gutyo baranabizi kundusha, ariko njye nabuze uburyo nabisobanuramo. Nuvuga ngo uriya mwami naza hari ibintu byinshi azasenya by'ibigirwamana cyangwa se ibindi bintu bibi, hari ibintu bitazemererwa kugera mu gihugu cy'u Burundi kubera ko Imana itabyishimiye. Yego. Mu gihe abandi bashobora kubisinyira cyangwa abandi bashobora kubyemera bikorere mu bihugu byabo, ariko Burundi hari ibintu byinshi bitazagerayo kuko ni igihugu Imana yasize nk'igihugu cy'isezerano. Ariko aka kanya ndashaka kuvuga kuri Dawidi. Ntago ari umuntu ushobora kureba gutyo ugasuzugura. Wabyumvise? Ni umugabo w'imbaraga kandi w'intwari kandi w'umurwanyi. Ni umugabo w'umunyembaraga, ni umugabo w'intwari, ni umugabo w'igikundiro, ni umurwanyi. Ibyo ntibisobanutse. Yego. Ni ukuvuga ngo icyambere afite uburanga. Umuhagaritse hariya ushaka kuvuga ngo koko uyu ni mwiza, afite igikundiro, afite uburanga, afite imbaraga, ni umurwanyi. Hari uburyo Imana we yamwigishije kurwana, ni indwanya ariko ifite aho ibikomora. Nta mutwe runaka Imana yambwiye ngo abarizwamo, ntawe. Wabyumvishije, ariko ni indwanya. Dawidi nta mutima mubi agize gute afite. Ikindi, Dawidi akunda ingabo, ahorarizwa n'uburyo ingabo zibayeho nabi, ahorarizwa n'uburyo ingabo z'i Burundi zifashwe nabi, ahorarizwa n'uburyo batitaweho, bambaye nabi, bafashwe nabi. Dawidi uko uyu Dawidi yavuze ngo ya uwagiye kurwana n'utagiye baragabanya. Icyo ni cyerekana urukundo akunda iki ingabo. Dawidi ni umugabo, ntago ari umusaza uzaza ku bw'amashaje. Ni ukuvuga ngo ni umugabo udashaje kandi utari na mutoya, uri hagati. Ubwo ni igikwerere niko babita. Nahe ubivuze neza. Wabyumvishije? Si umusaza uri bujye ku ngoma ngo ahita agira gute asaza. Oya, ngo si umuntu uzajyaho ngo bahite bakuraho uko biboneye. Ingoma ye izarama. Nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye ngusuza aho dukurikiye, ni byagaciro komeye cyane kubugarutse kubana natwe mwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira kuba warahisemo iyi channel. Ku bantu bafite ubukwe, reka nkurangira ahantu heza rwose wakorera ibirori byawe mu mutuzo, mu mutekano, nawe nuhagera uzahabona kandi ukanshimira. Ni hano kuri Makita Design mu mujyi wa Kigali, hano Kimironko. Urabona ko hari ihema rishobora kwakira abantu basaga 800, hari ubusitani bwiza cyane kandi na parking irahari ihagije. Wifuza ibindi bisobanuro wahamagariza nimero ubona kuri screen yawe. Kuri kamera ndi kumwe na Esther umutoza. Nishimiye kongera kubana nawe Esther. Yego, murakoze. Esther, amakuru ni meza, ndashima Imana. Yego. Banza turagize Imana twinjiye mu kiganiro. Yego. Uri Imana nziza, uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi, witwa ndiho n'iryo zina ryawe, tuguhaye icyubahiro. Turagushimiye, turaguhimbaje ko waturinze ukarinda abadukurikiye. Twese twaba tugihumeka umwuka bazima, n'ubihimbarizwa urakarama. Turagarutse rero kuri izi kamera,
turaguhamagaye ngo uzubane natwe ibyo tugiye kuvuga ntibibi byacu ahubwo reka bibi byawe nyagasani utuyoborere iki kiganiro reka tubure uboneke ubushake bwawe aba ari bwo buba kandi ibyo ushaka ko tuvuga aba ari byo bica mu kanwa kacu tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen. Este ari umupasiteri duherutse kuganira aravuga ngo twatumuwaje ku kintu cy'abapasiteri b'abagore yego wahita dusomera icyanditswe atubwira ko ubundi Bibiliya itemera ko umugore aba umushumba wowe ubyemera gute? yewe uko mbyemera ubwo mvuze ngo ntago ari byo nanjye naba mvuze ngo ntago nakabaye nicaye hano rero buriya Bibiliya hari ibintu igivuga ariko ntago wicaye nk'umushumba wicaye nk'umuhanuzi kandi ntibyara bidusobanuriye yatweretse ko uko Bibiliya ivuga ko nta mugore nyine ukwiriye no kuvugira mu iteraniro niko byari bimeze ariho ubona abasilamu usanga inshuro nyinshi umudamu nta kintu aba yemerewe kugira gute kuvuga kuko bo babigenzemo cyane ariko wenda simpakana Bibiliya irabivuga ariko kandi nshingiye ko Imana igira ubundi buryo ikora igahamagara abantu cyangwa ikabaha n'ubwo bushumba cyangwa ikabaha n'izo nshingano kandi nkaba mbona banabikora neza navuga ngo ku ruhande rwanjye nubwo bishobora kuba byanditse rega ibintu byose biranditse ahubwo tuyoborwe n'umwuka kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana niba Imana muri Bibiliya ari uko bivuga kandi inshingano Imana yampaye nubwo ndi umudamu nkaba ndimo kuzikora neza ntekereza ko nta cyaha kirimo ahubwo ni ukureba ngo ese izo nshingano nyine Imana yaguhaye yakwemereye urimo kuzikora neza kuko hari n'abandi bagabo bitwa ko ari abagabo ariko wareba nyine ibikorwa byabo ugasanga birarutwa n'iby'abagore bakora umuntu akaba ari umugabo yambaye ipantaro nyine no kugihagarara ariko ubwenge ntabwo ibitekerezo ntabyo ibikorwa ntabyo rero reka mbwira abankurikiye nubwo byanditswe ko iryo somo rirahari muri Bibiliya ariko Imana yaje kongera itugirira icyizere muri iki gihe cyacu irabyemera ko tunatwe tuvuga ijambo ry'Imana kandi bikagenda neza yarabyemeye rero yego yabemereye ko mwaba ibyo byose byageraho hari Apotre Mutabazi niba ujya uvuga ati ibintu byose burya biterwa n'umuco w'igihugu ati kuva mu Rwanda twemera ko abagore bahawe ijambo buriya na Bibiliya automatically ihita yemera ko abashumba abadamu ni nabyo nshaka kuvuga kubera ko Bibiliya iravuga ngo imigani 21 umurongo wa mbere icyo cyanditswe ndagikunda ngo imitima y'abami Uwiteka ifite mu biganza ayiyobora nk'uyobora amazi mu migende bivuga ngo imitima buri cyabaye cyose Uwiteka aba yemeye ko kibaho uwo nashubije neza ubwo nyine arihangana ariko nzi yuko Imana irimo guhagurutsa abadamu kandi bagakora mu gihe cyabo yabahagurukije uburyo bwose yabibahagurukirijemo yego hari muri iyi minsi usanga hari igihe cyangwa se hari abakozi b'Imana batari kwitwara neza mu buryo buhesheje ibyo bavuga agaciro nko muri iyi minsi hari kuvuga ibintu by'umupasiteri ngo ubwambure bwe buri ku karubanda n'abakobwa ngo ajya asaba amavideo y'ubwambure bwabo n'ibindi bikorwa nk'ibyo by'urukozasoni ese ibintu ntabwo bishobora kugira ingaruka ku ivugabutumwa muri rusange bikaba byagira icyo byangiza? ni ukuvuga ngo hari abantu Imana yahamagaye mu murimo ari bo yahamagaye ariko hari n'abandi Satani yangaje nabo baza muri iyi sura yo kuvuga y'ijambo ry'Imana kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa se baba n'abapasiteri ariko atari Imana nyirizi nibimitse ahubwo baraje ku makonekisiyo ya Satani kugira ngo bayobye cyangwa bangize umurimo w'Imana abo rero abantu babimenye iyaje asohoza nyine umugambi Satani yamutumye
asohoza umugambi satani yamutumye. Ni hahandi azakubwira ngo ndagusengera ndagukuraho imyuka mibi kubera ko akoresheje igitsina cye. Abo barahari rwose pe. Akubwira ngo kugira ngo kureba imyuka mibi nuko turyamana. Barimo gukora mu buryo bwa gipfumu nyamara bitwaje ijambo ry'Imana. Rero icyo nabwira abankurikiye nibamenye yuko satani yahagurutse kandi afite amayeri menshi, afite ubwenge bwinshi, afite tekinoloji arimo gukoreramo, bivuga ngo nawe yagiye ahindura uburyo. Rero bamenye ngo nubwo abahanuzi bose bahari duhari, ariko hari abahanuzi Imana yahagurukije, hari n'abo satani yahagurukije bagenda barwanya bagenzi babo cyangwa se bafite misiyo yo kwangiza umurimo w'Imana. Navuga rero uwo muntu byabayeho n'abandi bigenda bisohoraho baba bari kuri connection ya satani. Ntago ari Imana nyirizina yabahaye umurimo, ahubwo ni satani wabahaye umurimo. Baraza nyine biyambika ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Rero abantu bankurikiye bamenye ko ibyo ngibyo tugomba guhura nabyo. Yego. Aha, urakoze cyane. Twinjiye mu kiganiro rambwiye ko hari message ufite. Yego, message ufite imeze gute? Ni message kandi ngarukanye ku Barundi. Nari nabasezeranyije ko nzongera nkavuga ibindi bimenyetso. Rero nibyo nje kuvuga kakanya kugira ngo dukure urujijo ku bantu badukurikiye bose bavuga ngo ni abami. Ndumva kakanya nshaka kuvuga kuri Dawidi nyirizina, ku buzima bwe bwite. Dawidi bakomeje kuvuga, nanjye namuvuzeho n'abandi bahanuzi bagenzi banjye. Dawidi umwami Dawidi ni umwami uzayobora Uburundi cyangwa uzakura Abarundi mu kaga. Rero nubwo tuvuga Bibiliya imugereranya nka Dawidi, ariko siyo mazina ye. Dukura urujijo ku bantu, ntago ariyo mazina ye, ni Dawidi nyine, kuko afite amateka asa nk'aya Dawidi wo muri Bibiliya. Yego. Bivuga ngo nongere ntangariza Abarundi bakunda kuvuga ngo ese kubera iki mwerekwa ku Burundi, kuki mutavuga ku byo by'Abanyarwanda? Reka mbatangarize ku ruhande rwanjye, abandi bose ndi bubavuge simbizi byabo, ariko ku ruhande rwanjye ntago ari Abarundi gusa mbwira, ahubwo n'Abanyarwanda Imana yimpaye message zabo ndazitambutsa. Yego. Hanyuma ikindi, impamvu Abarundi ndi kubavugaho cyane cyangwa kenshi, ngiye mpaguruka, Imana yari impaye message ngo ngende ntangariza abantu ko iyo ubwayo igiye kubohora Afurika n'Abanyafurika. Rero biri mu bintu byatumye mpabwa message z'i Burundi, kubera ko navuga ko ari wo murongo Imana yari yampaye, gusengera Afurika cyangwa no kuririra Afurika bitewe nge n'ibibazo nahuye nabyo n'amateka yanjye. Byatumye mbona uburyo Abanyafurika tubabaye, ngira igihe cyo kwinginga Imana ndavuga ngo Mana, kubera iki twebwe, kubera iki wadufata gutya? Rero reka ntangariza abankurikiye bose ko Imana igambiriye kubohora Afurika. Ni nayo mpamvu muri icyo gihe cyo nasengaga ninginga mvuga ngo kubera iki twebwe tuzahora gutya, kubera iki badufata nabi, kubera iki umwirabura hageze hose bamusuzugura bitewe n'amateka ngewe yari yarambayo cyangwa nayo nasize mu abakobwa bagenzi banjye, abamama bagenzi banjye, abagabo Abanyafurika bari babayemo mu bihugu by'Abarabu, uburyo babafataga. Byanteye rero kubabara no kuvuga ngo se niki cyakorwa kugira ngo ibi bintu bihinduke. Ngira igihe cyo kwinginga Imana, rero nibwo yambwira ngo ngiye kubohora Afurika, kandi utangaze, genda ubitangaze ko ngarutse kuri Afurika, ngiye kuyibohora. Mumaze igihe kinini muri Egiputa, ariko Abanyafurika bose ngiye kubasubiza Kanani. Mbasha noneho Imana ibasha kunsobanurira impamvu ibi byose byabaye nk'uko nagiye mbitangaza. Ntago ari Abarundi gusa mvuga, rwose icyo nacyo gisobanuke. Hanyuma rero ku Burundi Imana yaje kumpishurira Dawidi. Igihe kiragera, navuga ko ibi bimenyetso mbimaranya amezi 4 mbizi, ariko nari ntaremererwa ibimenyetso biranga Dawidi. Yego. Maze amezi 4 mbizi, ariko nari ntaremererwa kugira gute kubitangaza. Aho nabyemerewe niho nabisohoreye. Hanyuma ngiye kuvuga kuri Dawidi. Uramfasha kubera ko nababwiye ngo impamvu wenda mvuge no ku gihugu cy'u Burundi, ni igihugu kibitsa amasezerano. Ni igihugu Imana yisigarije kugira ngo izagaragarizemo imbaraga zacu. Cyangwa ni nk'ahantu Imana izongera gutura ikumva ko ituye ahantu. I Burundi? Yego.
navuga ngo ni igihugu Imana yasigaje izongera ikerekanaho imirimo n'ibitangaza cyangwa ikongera kumva sinzi ukuntu nabibasobanurira. Igihugu Imana yisigarije nk'umwandu, sibyo? Ariko njya numva perezida wabo avuga ko n'ubundi Burundi ari Eden. Wenda babyumve gutyo baranabizi kundusha, ariko njye nabuze uburyo nabisobanuramo. Mbega ni igihugu kizatandukana n'ibindi. Urabona hari ukuntu tubona nk'ibihugu ngo byemeye ngo ubutinganyi, ngo byemeye ibiki, ngo byemeye ibiki, ngo byemeye ibiki. Nuvuga ngo uriya mwami naza hari ibintu byinshi azasenya by'ibigirwamana cyangwa se ibindi bintu bibi, hari ibintu bitazemererwa kugera mu gihugu cy'u Burundi kubera ko Imana itabyishimiye. Yego. Mu gihe abandi bashobora kubisinyira cyangwa abandi bashobora kubyemera bikorere mu bihugu byabo, ariko Burundi hari ibintu byinshi bitazagerayo kuko ni igihugu Imana yasize nk'igihugu cy'isezerano. Amina. Amina. Rero Abarundi, nubwo mfite Abarundi benshi bantuka, ariko bumve yuko ntabifuriza ikibi. Yego. Ni byiza gusa. Ni byiza gusa. Ariko aka kanya ndashaka kuvuga kuri Dawidi. Numva nshaka ko tuvuga kuri Dawidi. Ariko uyu Dawidi afitanye amateka, navuga ko ari nka Dawidi wa undi wa kera wagiye aragaruka muri iki gihe cy'Abarundi. Navuga ko ari nka Dawidi wa kera wagiye aragaruka kuko ngewe ubuhanuzi nemera bwa mbere ni Bibiliya, sibyo? Niba koko bavuga Dawidi nuko afitanye amateka na Bibiliya. Urandebera amagambo ari mu rwambere rwa Samweli, urwambere rwa Samweli ibice 16, unsomere ku murongo wa mbere, nurangiza usimbuke usome ku murongo wa 18, hanyuma tugendane gake gake. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Yego. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati uzageza he kuririra Sawuli? Yego. Kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli. Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu kuko niboneye umwami mu bahungu be. 18. Umuhungu umwe aramusubiza ati nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu. Ni umucuranzi w'umuhanga. Ni umugabo w'imbaraga w'intwari kandi ni umurwanyi. Aritonda mu byo avuga. Ni umuntu w'igikundiro kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Amen. Ndimo kuvuga kuri Dawidi. Yego. Icyambere Imana yaramutoranyije. Dawidi uyu papa we yaramwohereje mu ishyamba. Icyambere amateka ya Dawidi tubona ko ari umwana warezwe, papa we yamubyaye hanze. Yesaya yamubyaye hanze. Arangije aramuzana. Amuzanye biba ngombwa ko atarererwa mu bandi bana, bamushyira hirya, bamujyana mu butayu kurera iki? Kurera intama. Kuragira intama. Ngo no kurera intama. Kuragira intama, ajya kuragira intama. Ariko akundwa n'Uwiteka. Mu bana Yesayi yari afite, Uwiteka yakunze Dawidi, arangije atuma Samweli aramubwira ngo genda. Nabonye umutima wanjye wishimira mu bana bo kwande bo kwa Yesayi. Genda kwa Yesayi mu bana be nabonye umutima wanjye ugize gute wishimira. Hanyuma hano hari umuntu wamuvuze neza igihe Sawuli yaratangiye bamaze kwimika Dawidi. Sawuli umwuka w'Imana wamuvuyeho, hanyuma atangira guterwa n'imyuka mibi, ariko nayo Bibiliya ivuga ngo iturutse ku Uwiteka. Hanyuma umwe mu bagaragu be aza kuvuga ngo hari umuntu tubona wajya ucuranga neza imyuka mibi ikagira gute igahunga. Agiye kubona bamuzaniye Dawidi. Noneho ndashaka kubabwira uburyo uyu muntu yamuvuzemo kuri uyu murongo wa 18, sibyo? Aramusubiza ati nabonye umuhungu wa Yesaya w'i Betelehemu. Icyambere ni umucuranzi w'umuhanga. Amina. Icyo ni icyambere. Ni umucuranzi w'umuhanga cyangwa ni umuririmbyi azi kuririmba. Buri inshuro nyinshi umuntu uzi gucuranga abazi no kuririmba. Kuko mu bintu intwaro ikintu bamuhaye ni gitari, kandi tubona ko yayikoresheje akaririmba agacuranga, nibyo bintu byatumye Uwiteka amwishimira. Amina. Bivuze ngo uyu muntu nawe ni umucuranzi w'umuhanga cyane umuririmbyi w'umuhanga. Bivuga ngo icyo nawe aragifite. Inde
Dawidi abasha kuririmbira Imana ikanezerwa cyangwa abasha guca uko yabigenza kose ariko araririmba Imana ikagira gute ikanezerwa icyo ni kimwe. Kabiri wambwiye ngo iki wasomye ngo iki? Kabiri ni umugabo w'imbaraga n'intwari kandi ni umurwanyi. Kabiri ni umugabo w'imbaraga, ntago ari umuntu ushobora kureba gutyo ugasuzugura. Wabyumvise? Ni umugabo w'imbaraga kandi w'intwari, kandi ni umurwanyi. Kandi w'umurwanyi. Ni umugabo w'imbaraga, ni umugabo w'igikundiro, nuko wenda nkivuze tutarahagera. Ni umugabo w'imbaraga, ni umugabo w'umurwanyi. Komeza. Aritonda mu byo avuga. Ni umugabo w'igikundiro kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Amina, haleluya. Amen. Ni umugabo w'umunyembaraga, ni umugabo w'intwari, ni umugabo w'igikundiro, ni umurwanyi, kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Ibyo ntibisobanutse. Ni ukuvuga ngo icyambere afite uburanga. Umuhagaritse hariya ushaka kuvuga ngo koko uyu ni mwiza, afite igikundiro, afite uburanga, afite imbaraga, ni umurwanyi. Murabyumva? Bivuga ngo udafite ibyo byose ntagari we. Kuko Dawidi yari afite ubwiza, yari afite ubwenge, yari umunyembaraga, yari umurwanyi, nuko byari bigize gute? Nuko byari bimeze. Ariko yari yaratojwe n'Uwiteka. Bivuga ngo nze gukura urujijo mu bantu, shaka kumva ngo ni umurwanyi ukaba wenda ugahita uvuga ngo ubwo ari mu mutwe wa ntuza. Harya Abarundi bafite abitwa ngo iki? Twe mu Rwanda dufite aba FDLR, i Burundi bafite niba ari abaki sinzi abari mu ishyamba. Red Tabara. Ugahita wumva ko ari muri Red Tabara. Oya. Kuko Dawidi se hari umutwe yari afite. Ariko Imana yamwigishije kurwana, nyina bindwanya, aragenda anica Goliya. Ati. Bivuga ngo izo tekinike hari uburyo Imana we yamwigishije kurwana, ni indwanya ariko ifite aho ibikomora. Nta mutwe runaka Imana yambwiye ngo abarizwamo, ntawe. Wabyumvishije? Ariko ni indwanya kandi ni umugabo w'igikundiro, ni n'umugabo mwiza, sibyo? Mu gihagararo ni umunyembaraga, bifite ngo afite imbaraga, ntago ari umuntu ujegajega, sibyo? Ni uvuga ngo afite imbaraga. Nimvuga ngo imbaraga simbizi, shaka ko ari imbaraga zo kurwana cyangwa ari yindi support afite, ashigikiwe muri make, afite abantu b'abanyembaraga bamushigiki. Ariko ikindi ngo umwuka w'Imana amuriho. Umwuka w'Imana agize gute? Amuriho. Hari abantu bigeze banyandikira bavuga ngo ese mutubwire ngo uwo muntu arasenga yumva ijwi ry'Imana, ntabwo akeneye umuhanuzi umuhanurira ngo Imana iravuze ngo genda kora iki. Oya, we yumva ijwi ry'Imana mu buryo bwose, ntago akenera umuhanuzi cyangwa umuntu umubwira ngo Imana iravuze. Oya, yumva ijwi ry'Imana. Hanyuma ikintu cya kabiri nshaka kuvuga, murabizi Dawidi yashyingiwe umukobwa wa Sawuli bitwa Mika. Urabisoma mu rwa mbere rwa Samweli ibice 18 umurongo wa 20. Urwa mbere rwa Samweli ibice 18. Ego hasome. Hanyuma Mikali umukobwa wa Sawuli abenguka Dawidi. Babibwira Sawuli, arabyishimira. Yego. Aravuga ati nzamumuha amubera umutego, bitume agwa ku Bafilisitiya. Yego. Nicyo cyatumye Sawuli abwira Dawidi ubwa kabiri ati uyu munsi uraba umukwe wanjye. Rekera aho ngaho. Nashakagamo uyu mukobwa bita Mika washyingiwe Dawidi, ariko agashingirwa Dawidi kubw'umutego kugira ngo azishwe. Kuko umanutse hepfo Sawuli yabikoze kuko Dawidi yaravuze ngo kuba umukwe w'umwami se ubushobozi bwari bukeya kuri Dawidi. Ariko aramubwira ngo mumubwire ngo ntago bigoye, nibinyita 100 by'Abafilisitiya nshaka. Kubera ko yashakaga ngo ajye kwica Abafilisitiya hanyuma bamwice, nibamwica nyine ahagwe. Ariko nshima Imana, buriya iyo ivuze ijambira rikomeza. Dawidi yaragiye amuzanira ibinyita 200 by'Abafilisitiya.
amina haleluya. Kubera iki? Umwuka w'Imana umurimo, kandi Imana, umwuka w'Imana uri mu muntu ni nk'Imana nyirizina ibihari, imukoresha ibikomeye, imwongerera imbaraga, nyine akora ibyo umwana w'umuntu atapfa kubasha, kubera ko ari kumwe n'umwuka w'iki? Umwuka w'Imana umurimo. Yaragiye azanira Sawuli ibinyita 200. Wabyumvishije? Yegukana umukobwa we nde? Mikali. Noneho nsomera kugira ngo abantu babyumve, somera urwa 2 rwa Samweli, ibice 2 ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Dawidi yimikwa n'Abayuda. Yego. Hanyuma y'ibyo Dawidi agisha Uwiteka inama ati, mbese nzamuke njye mu mudugudu umwe y'Abayuda, umwe mu y'Abayuda? Yego. Uwiteka aramubwira ati, zamuka. Dawidi ati, njyehe? Aramusubiza ati, i Heburoni. Yego. Nuko Dawidi arazamuka n'abagore be bombi, Ahinowamu w'Iyezereli na Abigayeli wari muka Nabali umunyakarumeli. Rekera aho ngaho. Mika hari uwo wumvishijemo? Oya. Mika ntawurimo. Mikali ntawurimo. Rero icyo nshaka kubwira abantu ni ukuvuga ngo uyu mugore Mika yaje mu buzima bwa Dawidi aje kumwicisha. Ni ukuvuga ngo yariho konekisiyo ya se agambiriye kwica Dawidi. Rero uyu mwami Dawidi nawe hari umugore navuga ko waje mu buzima bwe ari nka konekisiyo ya Satani, ariko Satani agambiriye kumukoresha kugira ngo Dawidi agire gute? Yicwe. Noneho Imana iramurinda nk'uko yarinze Dawidi, ariko icyo nashaka gutangariza abantu ni uko uyu mwami umugore we nyirizina wa mbere nyine najya kwima ingoma ntago azaba ari kumwe n'umugore wa mbere, ahubwo azaba ari kumwe n'umugore wa kabiri. Ibyo ntibyumvikanye. Ni ukuvuga ngo umugore wa mbere uriya, niyo mpamvu nakubwiye ngo soma aho hantu 2 ugasoma Mika, wabyumvishije, umukobwa wa Sawuli, ariko Dawidi ajya kwimikwa ntago Mika ntago yarahari. Niba yari yarapfuye sinzi mu bana ba Sawuli, ntago mbizi nawe niba yaragiye ntago ndabisoma, ariko nge ni nkuko mbyemera. Ariko Dawidi agenda kwimikwa ntago yajyanye nande? Mika ntawe arurima, ahubwo yajyanye n'abagore bangahe? 2, harimo Abigayeli na Ahinowamu. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo uyu Dawidi umugore we wa mbere, ni ukuvuga ngo reka mvuge ngo ni umudivorce. Ni ukuvuga ngo azaba afite umugore wa kangahe? Wa kabiri. Icyo ni ikindi kimenyetso. Ni ukuvuga ngo uwa mbere ntago bakomezanyije ubuzima nk'uko Dawidi atakomezanyije ubuzima na Mikali. Sibyo? Ibyo ntibisobanutse. Bivuga ngo rero niba wowe ari uko bimeze ntago ari we Dawidi. Bisobanuke. Ongera unsomera amagambo ari mu gitabo cya mbere cya Samweli, tujye ku bice 30. Yego. Tujye ku bice 30, uransomera ku murongo wa 6 kugeza ku 10. Ndaza kubwira ahandi usoma. Dawidi akurikira iminyago ayifatira mu nzira ayigarura. Maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abagaragu n'ab'abakobwa. Ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana we. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi ahera ko agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo ze 600 bari kumwe baragenda. Bageze ku kagezi Besori, abari basigaye inyuma batakaraho. Ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza, izindi 200 zirasigara. Zari zirembye bituma zinanirwa kwambuka akagezi Besori. Rekera aho ngaho. None unsomera kwa 21. Hanyuma Dawidi agera kuri
hanyuma Dawidi agera kuri ba bagabo 200 bari barembye bakananirwa kumukurikira bakabasiga ku kagezi Besori bahagurutswa no gusanganira Dawidi n'abo bari kumwe. Dawidi ageze kuri abo bantu arabaramutsa. Yego. Maze abantu b'abanyangeso mbi bose b'ibigoryi bari bajyanye na Dawidi baravuga bati, ntitubaha ku minyago twinyagiye kuko batajyanye natwe, keretse umuntu wese twamuha umugore we n'abana be bakabajyana bakagenda. Yego. Ariko Dawidi arababwira ati, bene data, siko muri bugenze ibyo Uwiteka yaduhaye akaturinda akatugabiza izo ngabo zaduteye. Mbese hari uwakwemera inama yanyu umugabane wagiye mu ntambara urahwana n'uwasigaye ku bintu, nuko baragabana baranganya. Yego. Burekeye aho ngaho. Yego. Hano ikintu nashakaga kuvuga, iki ni ikimenyetso cya gatatu. Dawidi baramubwiye ngo ntago yari ahari icyo gihe, noneho ingabo z'abamareki ziza ngo isirugaje Dawidi adahari, niko bavuga. Noneho batwara abagore, batwara iminyago, mbese batwara abantu benshi. Batwara abagore, batwara abana, batwara inka, mbese barasahuye. Hanyuma ngo Dawidi agisha Uwiteka inama, aravuga ngo ese mbakurikire urabangabiza? Uwiteka aramubwira ngo haguruka ugende ubakurikire. Hanyuma Dawidi ngo ahagurukana n'ingabo 600. Ariko bageze mu nzira 200 nyine bari barushe, barembye, barwaye. Dawidi arababwira ngo musigare hehe? Musigara ahangaha. Akomezanya n'ingabo 400 baragenda. Koko bagiye bahura n'umwamareki basize. Ingabo z'abamareki zagize gute? Zasize mu nzira, warembye wagize gute? Asigara aho ngaho. Ba Dawidi icyo bakoze niki? Barabanje baramugaburira arahembuka. Barangije Dawidi aramubwira ngo wajya kunyereka aho ingabo mwari kumwe ziri. Aramubwira ati ndahira niba utazantanga cyangwa utazanta mu maboko yande ya databuja ndajya kubakwereka. Yagiye abereka aho bene wabo bagize gute? Bagandagaje. Bibiliya ivuze ko Dawidi yarwanye babantu nyine akatsinda nkuko Uwiteka yavuganye nawe, babantu akabagarura n'iminyago bari banyaze yose akagira gute? Akayigarura. Niyo banyaze mu kindi gihugu, mu bindi bihugu, iyo yose Dawidi niko yagize gute? Yayigaruye. Hanyuma rero icyo nashaka kuvuga, Dawidi yari ari kumwe n'ingabo n'abantu b'abanyeshyari babi. Barangije baravuga ngo rero icyo twakoze, za ngabo zasigaye uraza kubaha abagore babo n'abana babo n'ibintu byabo, ariko ku minyago twinyagiye ntago bari bugire gute? Ntago bari buboneho. Dawidi yakoze iki? Yarababwiye ngo ibyo bintu ntibikabeho. Umuntu wasigaye n'uwagiye muraza kugabana mugire gute? Munganye. Ukomeje hepfo ubona ko bagabanye bakanganya, bamara kwanganya ngo Dawidi ahereza n'abandi bantu bose agera nuko aha n'abandi b'ibindi bihugu. Wabyumvishije? Dawidi yaratanze kugera naho abandi b'ibindi bihugu, aravuga ngo nimurye ku minyago Uwiteka yaduhaye twanyaza abanzi b'iki? B'Uwiteka. Vuga ngo nimurye ku minyago yanyazwa abanzi b'iki? B'Uwiteka. Wabyumvishije? Icyo nshatse kuvuga hano ni iki rero? Dawidi uyu nta mutima mubagira. Wabyumvishije? Dawidi nta mutima mubi agize gute? Afite. Ikindi, Dawidi akunda ingabo, ahorarizwa n'uburyo ingabo zibayeho nabi, ahorarizwa n'uburyo ingabo z'i Burundi zifashwe nabi, ahorarizwa n'uburyo batitaweho, bambaye nabi, bafashwe nabi. Dawidi. Uko uyu Dawidi yavuze ngo ya uwagiye kurwana n'utagiye baragabanya. Icyo ni cyerekana urukundo akunda iki? Ingabo. Bivuze ngo reka ntangariza ingabo z'u Burundi ngo ubu bwami bwa Dawidi nibuza, sibyo? Ingabo ze zizaba ari ikitegererezo mu bindi bihugu. Ni umuntu ukunda ingabo cyane. Mbese uvuga ngo Mana nungeza hariya hantu, nungeza kuri iriya ntebe, ingabo zanjye zizaba ari ikitegererezo mu bandi.
bivuga ngo nta mutima afite umutima w'urukundo, ntago yikubira ngo avuge ngo ningera kuri buriya bwami ngo nzabanza nsahure ngo njyane kubitsa muri banke zindi zo mu bindi bihugu, nzabanza nsahure. Oya wicyo ashaka no ku Burundi bute nuwa ngo yifitemo umutima nk'uwa Dawidi. Reka mbabwire, iyo aza kuba Dawidi adafite umutima muzima yari kuvuga ati iyi minyago ni yanjye n'abagore banjye n'abana banjye, sibyo? Nawe akajya kubika cyangwa akavuga ati abajyanye nanjye kurwana hari icyo bari buze kurusha abandi. Wabyumvise? Ariko Dawidi usomye hepfo yaho gatoya yabigize ibyo bintu itegeko ko bose bagabana bakanga, yahise abihindura itegeko, riranandikwa ko ari itegeko rijya mu mategeko yandi agenga ibihugu byabo. Bivuze iki? Dawidi nta mutima mubi afite, Dawidi nta kwikubira afite, Dawidi ntago avuga ngo nzasahura igihugu njyana hanze. Uwo mutima ntawe agize gute? Ntawe afite. Niba unkurikiye rero wumva nta kintu uri gutekereza ku ngabo z'i Burundi, guhindura imikorere y'ingabo, guhindura imibereho y'ingabo, niba utajya ubipuraninga muri plani yawe ngo wumve ko ari nk'umutwaro ufite ku gihugu, ntago rwose uri king, ntago uri umwana. Sibyo ra? Buriya bankurikiye ntahita byumva buriya reka nkubwire, iyo umuntu yifitemo ibintu buriya kuyobora igihugu biba ari ibindi, uba warapuraninze. Maze nanjye mfite ukuntu nubatse imishinga nkavuga ninkora ibi nzakenera ibi projet nkayubaka, nubwo ntarayikora ngo igaragarire amaso y'abantu, ariko irubakitse, ahiri irubakitse. Navuga ngo nzakora ibi nzabigenza gutya birateguye sintekereza rero ko umuntu ushaka kuyobora igihugu yaba adafite plan cyangwa adafite action plan yacu. Ntago bibaho. Bivuga ngo rero wowe unkurikiye wumva yuko uri guhatana ngo ubumwami cyangwa uri gukora ibishoboka byose ngo ubumwami, ukaba nta kintu watekereje ku ngabo z'igihugu, ukaba nta kintu wazitekerejeho, rwose ntago urimo. Birumvikanye? Sinzi niba birimo kumvikana. Hanyuma ikindi, nyaruka unsomere mu Bami, urwa kabiri rw'Abami, ibice 11 umurongo wa mbere kugeza ku 8. Umurongo wa mbere kugeza ku 8. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwamikazi Ataliya arimbura abana b'umwami. Yego. Ataliya nyina wa Ahaziya abonye ko umwana we apfuye, arahaguruka arimbura urubyaro rw'umwami rwose. Ariko Yehosheba umukobwa w'umwami Yoramu mushiki wa Ahaziya ajyana Yowasi mwene Ahaziya aramwiba, amukura mu bana b'umwami bicwaga, amujyana n'umurezi we abashyira mu cyumba kirarwamo, bamuhisha Ataliya ntiyicwa. Nuko abana nawe imyaka 6 ahishwe mu nzu y'Uwiteka. Ubwo Ataliya niwe wari ku ngoma muri icyo gihugu. Mu mwaka wa 7 Yehoyahada atumira abatware batwara amagana b'abakariti n'abarinzi, baraza bamusanga mu nzu y'Uwiteka, asezerana nabo isezerano. Arabarahiza bari mu nzu y'Uwiteka, aherako abereka umwana w'umwami. Arabategeka ati, nimwumve uko muzabigenza. Abazaza ku isabato gufata igihe, umugabane wanyu wa 3 uzarinda inzu y'umwami, undi mugabane wa 3 uzarinda irembo ry'isuri, n'undi mugabane wa 3 uzaba ku irembo inyuma y'abarinzi. Uko niko uzarinda iyo nzu mukumiriye. Kandi imitwe yanyu 2 y'abazakurwa ku isabato muzarinda inzu y'Uwiteka mukikije umwami. Muzakikiza umwami, umuntu wese ufite intwaro zo kurwanisha mu ntoki. Yego. Uzabatwaza wese muri mu murongo muzamwice. Mujye mushagara umwami uko asohotse n'uko yinjiye. Rekera aho ngaho. Amen. Nukuvuga ngo hano ubwo tugeze ku kintu ku cya 4, hano hari umwamikazi Anataliya. Uyu mwamikazi Anataliya hano batubwiye yuko
ngo umwana we yarapfuye arangije agambirira kumaraho abana bose b'iki b'umwami. Uyu mwamikazi Atariya ni ukuvuga ngo yari mukase, ni kwa kundi nyine umwami apfusha umugore akazana undi, wabyumvishije? Noneho akahasanga abana, yamara kuhasanga abana nawe akahabyarira iki umwana. Ariko se yari yarapfuye, umwami yari yarapfuye, urumva Atariya asigara ku ngoma nk'umwamikazi. Noneho ngo umwana waza gupfa, ntago nzi icyamwishe, ariko amaze gupfa Bibiliya yivuze iki? Yahise yirara mu bana b'umwami, ahita bicagira gute? Arabarimbura. Ariko tuza kubona ko hari umwana warokotse witwa Yowasi, aragenda ahishwa mu nzu y'Uwiteka. Igihe kigeze umutambyi ngo ahamagara abantu, arangije abari buze nyine kurinda, bari basanzwe barinda inzu y'Uwiteka, urumva ni nk'umutwe w'ingabo wari aho ngaho. Arangije ahishura wa mwana, amaze guhishura wa mwana aramubwiye ngo igihe kirageze kugira ngo Yowasi yimiki ingoma ya se. Arangije rategeka yuko bamwe hagira umugabane uzajya urinda iki umwami. Icyo nshaka kubabwira ni iki? Ni ukuvuga ngo uyu Dawidi neza, tunasubiye ku mateka ye y'abahungu ba Yesaya, murabizi ko umubyeyi wamureze yamuzanye akamuzana kwa se. Bivuga ngo n'ubundi yarezwe na mukase. Ni ukuvuga ngo uriya bamwohereje mu ishyamba, ariko tayari bari bamuzanye kwa mukase. Ntago ari nyina yaragiye, ntago twakurikiranye ngo se yagiye byagenze gute. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko Dawidi yarezwe na mukase, hanyuma kongera akagereranywa hano n'uyu mwamikazi, kuko amateka ye nawe ni ukuvuga ngo ya Dawidi icyambere yarezwe na mukase. Niba ari umwami bivuze ngo ise nawe yari umwami. Niba navuga ko tubifashe muri ubu buryo bw'umwami, uyu Dawidi ni umwana w'umwami, siko bimeze? Twavuga ko ari nk'umwana w'umwami, twabigeranya nuko na se yari umwami, kugira ngo abantu banyumve. Noneho rero uyu Dawidi n'ubundi turamugereranya nk'uyu mwana Yowasi, kuko bose barezwe na mukase. Ni ukuvuga ngo Dawidi yarezwe na mukase, amaze kuregwa na mukase yica abana. Kuvuga ngo yishe abo bavukana. Hari abantu benshi bapfuye mu buryo bw'umwuka. Urugero, hari ukuntu umuntu akaguhindura intekerezo, mu by'ukuri icyo wakabaye utekereza akaba atari cyo utekereza, ahubwo ugasigara utekereza bya bindi yagushizemo. Ubwo ntaba kwishe. Iyo umuntu akubujije gutekereza ibintu wakabaye utekereza cyangwa byangombwa, ahubwo ugatekereza ibyo washaka, mu buryo bw'umwuka aba yamaze kugira gute? Aba yamaze kukwica. Bivuga ngo rero uyu mwamikazi, navuga ari we mukase wa Dawidi, afite ukuntu yishe mu buryo bw'umwuka abana bavukana na Dawidi nyirizina. Noneho bituma badahuza na Dawidi. Sinzi abantu niba bari kubyumva. Bituma badahuza na Dawidi. Ariko uwo Dawidi ari ugereranywa n'uyu mwana Yowasi, Imana yaje kumuhungisha. Ni ukuvuga ngo imukura muri abo bana, imukura muri bene se. Ariyo mpamvu bwa mbere navuze ngo n'ubundi agereranywa n'umwami, agereranywa na Yosefu, sibyo? Niyo mpamvu navuze ngo agereranywa na Yosefu, kuko afite ukuntu atigeze ahuza na bene se, ahubwo biba ngombwa ko bituma abahunga aragenda. Noneho nitugaruka hano, uyu Dawidi nawe yarahunze, ahunga mukase, ahunga na bene se, kuko mukase yamaze kubahindura. Yego, ahunga mukase. Wabyumvishije? Nuvuga ngo arererwa ahandi hantu, bya bindi byose tuvuga gutozwa, hari ahandi hantu yatorejwe, ariko hatari mu muryango we, kuko mu muryango we uwo mukase yashakaga kumurimbura. Sinzi niba birimo kumvikana. Hanyuma uwo mwana ajya ahandi hantu, cyangwa arererwa ahandi hantu, hanyuma igihe kigiye kugera agaruke yimu ubwami. Ariko twabonye nk'uko uyu mwana ngo bamuhaye ingabo, ntago ari we watoje igisirikare. Bivuga ngo uyu Dawidi hari ingabo azahabwa, ariko si we wazitoje, kugira ngo abantu babyumve neza. Uyu mwami yahawe iki? Yego. Bivuze ngo niba wowe uhari uri gutoza igisirikare, rwose ntago ari wowe, kuko Dawidi yahawe ingabo zizi kurwana kandi zifite ibikoresho, zifite n'iki. Baramubwira ngo uri umwami nyine, tugiye kukugaragira ugende ujye kwima iki?
ubwami bivuga ngo uyu mwana Yowasi nyine we yahawe ingabo zizi kurwana zifite n'ibikoresho zatojwe bivuga ngo n'uyu Dawidi nawe rero azahabwa ingabo zatojwe n'abandi wabyumvishije we bamusabe kuza kugira gute kuziyobora nuko bimeze rero niba uri aho ngaho wihinnye ahantu mu ishyamba uzi ngo uri kwitorezi oya ntago ari wowe ntago ari wowe ikindi niba utararezwe na mukaso ntago ari wowe sinzi birasobanutse hanyuma reka mvuge ku cya gatanu cyo mbivuge twihuta tunasoza n'iki kiganiro mu mateka ya Dawidi twabonye ko ari umugabo nyine ni umugabo sibyo tandukanya buriya iyo tuvuze umugabo n'umusaza bitandukana gute umugabo ntekereza ko ari umuntu uba ukiri mutoya Dawidi ni umugabo aracyari mutoya Dawidi ni umugabo ntago ari umusaza uzaza ku bw'amashaje ni ukuvuga ngo ni umugabo udashaje kandi utari na mutoya uri hagati ubwo ni igikwerere niko babita nawe ubivuze neza wabyumvishije si umusaza uri bujye ku ngoma ngo ahita agira gute asaza oya ntabwo ari umusore muto si umusore reka icyo nacyo nkikureho niba ukiri umusore wumva ko uri umwami rwose ntabwo urimo Dawidi ni umugabo ni nako Bibiliya ivuga Dawidi ni umugabo ntago akiri umusore ni umugabo uri hagati no hagati kandi si n'umusaza ngo tuvuge ngo afite imvi wabyumvishije oya ni umugabo uri wabivuze neza wabyumvishije ni umuntu uri hagati na hagati ni igikwerere nyine ni igikwerere ni umusore mwiza w'uburanga w'igihagararo w'iki sinzi ukuntu nabivuga nkurikije uko mukurura mwiyerekwa sibyo ariko abantu babyumve gutyo hanyuma ikindi Dawidi ntago tubona aho bigeze bavuga ngo wenda ni bishop runaka wenda tuvuge ngo hari aho yigeze akora imirimo y'ubutambyi sibyo nidusubira mu mateka Dawidi yabayemo nta hantu batwereka havuga ngo Dawidi yigeze akora imirimo ya gitambyi ngo wenda tuvuge ngo Dawidi ni bishop runaka ni bishop Dawidi cyangwa ni pastor David oya ibyo ntabyo tubona sibyo ntabyo tubona Dawidi yatoranyijwe n'Imana yamugiriye ikizere iramutoranya yo imwigisha mu buryo bwayo wabyumvishije nta hahurira n'imirimo ya gipasteri nta matitre yandi afite ijyanye wenda ngo hari undi murimo yakoze Dawidi nta hantu tubona yigeze ajya muri ministeri muri kiriya gihe wabyumvishije ngo tube twavuga ngo noneho Dawidi yigeze kuyobora ministeri runaka bankurikiye niba banyumva sinzi nukuvuga ngo mu mirimo mbega ikomeye i Burundi nta murimo yigeze akora nta murimo yigeze akora uzwi mbega i Burundi yego uzwi ngo mu ma ministeri ngo sinzi wenda ngo yabaye ngo umukuru w'ingabo ngo runaka urumva ibyo ntabyo cyangwa se ngo yabaye ngo bishop runaka ngo cyangwa pastor runaka ntaho tubibona mwibuka igihe yajyaga gusaba imitsima inzara imwishe iyo mitsima ngo yari yabatambye nubwo yayiriye ntagire n'icyaba wabyumvishije kubera ko nyine Imana imwemera ariko nta mirimo ya gitambye tubona Dawidi yigeze akora yabayeho mu buzima bwe bwo kuragira intama Imana iramutoza Imana iramwigisha abindwanyi araza yica Goliyati abize amashuri byabananiye abize harya buriye ibintu by'ingabo babyita ibiki ibyo biga ntago mbizi ariko abantu bankurikiye bumve ko nta training yagiyeho za gisirikare wabyumvishije nta kosi yigeze ajyaho ya gisirikare ariko Imana yamwigishije kurwana imwigisha kurasa imwigisha politike no kuvuga ngo hari ubwenge bw'isi yize Imana irongera imwongera ubundi bw'ijuru wabyumvishije bivuga ngo rero nuko bimeze rero wowe waba unkurikiye witwa ngo uri runaka ufite izindi nzego waciyemo ufite iyindi mirimo y'ubutambyi wakoze ndagira ngo nkutangarize ko rwose utari ntagariwe pe ntagariwe mbishyireho umucyo ndumva ndimo kugera no ku musozo nuko bimeze yego aha ese urakoze cyane kuduha ibimenyetso biranga Dawidi ahubwo hari undi muhanuzi duherutse gukorana ikiganiro we yaraje atubwira amazina
wowe duhaye ibimenyetso ko yaraje atubwira amazina. Yego. Ibyo bintu turaza kubihuza gute? Ese byaba naramukurikiranye. Yego. Naramukurikiranye navuga yavuze izina ngo Nyangoma. Yego. Ariko Nyangoma Abarundi bazi ntago ari we. Urabihakanye? Ndabihakanye. Reka nkubwire. Nyangoma Abarundi bazi ngo sinzi ngo yakoze niba ari muri ministeri yihe. Imana ntago yakora ikosa kongera guha igihugu umuntu ureba amoko, umuntu uvangura amoko. Imana ntago yakora ikosa ryo guha kiriya igihugu umuntu kigendera mu bintu by'amoko cyangwa kigendera kwironda karere. Rero reka mbatangarize ko Nyangoma ntago ari Nyangoma muzi kwizina. Ahubwo buriya Imana igira imvugo nyinshi, imvugo y'Imana navuga kwijimije. Yego. Nk'ubu hari ibyo nshobora kuba mvuze gutya abantu benshi ntibabyumve. Sibyo? Imana yigeze imbwira numva narakivuze mu bimenyetso ngo uwo mwami yize history management. Iyo faculty ntago nzi kibaho, ariko icyo umwuka yansobanuriye nuko azi ibintu by'amateka, anavuga n'ibintu by'amateka kandi ari inkomoko ibwami, afite inkomoko mu bami. Sibyo? Urumva ko ibyo birasobanutse. Niba ufite inkomoko mu bwami ubuzi n'amateka yuko bagiye abami bakurikirana, ukamenya n'igisekuru cyawe aho kigeze mu bwami. Sibyo? Rero ibyo urumva birasobanutse. Hanyuma Nyangoma icyo navuga ku mwami wenda twahuza n'iryo zina Imana yavuze nuko uyu mwami azagira ingoma nyinshi. N'umwami uzajyaho atari buhita avaho. Nukuvuga ngo navuga se ngo azava hashaje cyangwa ngo si umuntu uzajyaho ngo bahite bakuraho uko bibone. Uko biboneye. Nukuvuga ngo azarama. Kuri misiyo y'Imana mbega. Ingoma ye izarama. Sibyo? Ingoma yizagira gute? Izarama. Zina ngo ni Nyangoma, uwo bazi mu mateka ntago Imana yakora ikosa ryo kumuha igihugu. Yewe ndi imbere ya kamera ndabihakanye cyangwa se ndabyanze. Ntago ari byo. Yego. Sinzi niba nkushubije. Ya ndumva bisobanutse. Yego. Kandi rwose ubwo niba wari wamaze kwishyira mu myanya yumve ko ubwo Imana yabihakanye. Siko bimeze. Ntago ari we. Yego. Esther urakoze cyane, reka tugushimira kubw'iyo message. Yego. Reka dusoze uduha nimero ya ku muntu wifuza kuvugisha. Ubundi udusengere dusoze. Nimero ni 078 10 68 5 uri Imana igira neza, turagushimiye kubanye natwe muri iki kiganiro. Turagushimiye Nyagasani ko ugiye kubigenza neza kandi ugiye kubikorera kwiyubahisha. Uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, kandi ibyo ugambirira gukora ku Barundi ni byiza si bibi. Niyo mpamvu rero nsenze nkwinginga ngo ubushake bwawe abari bwo buba. Twebwe abana b'abantu tugira amarangamutima, tukagira n'ibyo twifuza bijyanye n'amarangamutima yacu, ariko uri Imana itareba uburanga, uri Imana itareba igihagararo, uri Imana itareba nk'uko twebwe abana b'abantu twibwira. Niyo mpamvu nsenze muri aka kanya ngo ubushake bwawe abari bwo buba papa. Uri Imana nziza, uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi, uri Imana yimika ndetse ukanimura, ukura hasi ugashira hejuru. Twebwe turi abana bawe, duteze ibiganza, Abarundi bateze ibiganza, ni wowe uzi bibereye ibiganza, kandi icyo nzi cyo uzabikorera kwiyubahisha. Ndasenze cyane rero ngo Mwuka Wera akomeza tuyobore, wirukana imbaraga mbi zose z'umwanzi, uburiganya bwabaho ubwo ari bwo bwose buturutse kuri Satani, ubwo ndabwamaganye mu izina rya Yesu, mbutesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Reka icyo wagambiriye ku Burundi ari cyo kiba, reka umwami wabateguriye ari we w'imiriya ngoma. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress.
bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.